ndibaza ko uyu muntu yafashe amafaranga akagenda akajya kuyakoresha mu bintu byiwe. We yarambonye gusa nanjye ubwo naramubonye nitaye ngo nindi kutura nitaye ngo bimeze gutya nahise musimbukira. Urumva nanjye ni wamamagaye sinigeze menya ngo ninde, ariko yamamagaye kuri nomero y'uwo mugenzi kuko nahamagawe n'umugore. Nahamagawe n'umugore ariko mamagarwa uwo mugore wamamagaye yamamagaye kuri iyo phone y'uwo mugenzi we, bari uwo mugenzi we wari wagumye anyitaba. Imana ndasaba abanyarwanda imbabazi kuba narakubise umugabo wanjye. Nanjye byarambabaje ndigaya, urumva famiye zose ku mpande yaba mu rugo yaba iwabo w'umugabo nta n'umwe turi kumvikana. Ubu ndi kumvikana n'umwana wanjye n'umugabo wanjye gusa. Urumva ni waba baranamubwiye ati meze bite mutandukane. Umugabo wanjye arankunda cyane yanze kubunsiga, ahubwo twasabanye imbabazi tubuzanya ko adashobora kongera kubetinga, mubuza kongera guhura n'uwo ngo ni Silas. Ibintu niba wabibonye na saa 9 z'ijoro iyo uryama ukaryamisha n'uwo mwana. Nanone hari ikindi kintu mvuga, iyo iyi jipo wari wambaye gutega uyu mwana akikubita muri uriya muhanda wa kaburimbo, mama wari kuvuga yuko umugabo ari utumye umwana wawe apfa? Ufata aba bantu ntabwo biri kureba polisi gusa nkuko mwabivuze. Ubu rero inzego zose zarahagurutse kuko ibi bintu ntabwo biri no kwica abaturage, birateza n'ikibazo mu ituze n'umudendezo. Abantu barwana ugasanga abantu barwana ku manywa y'ihangu. Ejo sinzi akavideo niye mwakabonye usanga umugore arakubita umugabo mwakabonye. Mwashize muramufata n'abagabo batabaza ngo turamufata, twamaze kumenya aho byabereye. Ubundi bose bari babizi, no muri famiye bari babizi ko kubetinga ari byo biduteranya n'iki byose. Amaherezo yabyo ubundi nayahe? Umugabo wawe washatse doko watubwiye yuko buriya ni addicted kuri iki kintu cyo kubetinga. Yari addicted doko nukuvuga ngo byamubereye ibiyobyabwenge. Onyura mugabo ko yagize ubwenge. Buriya yararebye umugabo arareba amakosa umugore akoze. Yamukubita genshi ariko ukari yarababaraga. Yarangiza agahindura. Umugabo uzi ubwenge unareba kure. Ngomuki? Yego. Anareba kure. Anafite n'ibitekerezo bizima. N'uwo mudamu anabyumve, abyumve rwose. Yego. Azanavuga ati nukuri nashatse neza. Sibyo? Umukubise mu bantu, umugayishije mu bantu, wasanga nta n'igikomeye yanakoze, wasanga yenda ari n'akabazo kanabaye. Ubundi tujye twibuka ngo amakosa 100 umuntu ashobora gukora. Ugiye buka ko hari ibintu byiza 2 ushobora gutuma ayo makosa yose azibangana. Kubimukura ahubwo byagorana niba warabishyize muri famiye, kuko ubwo washatse kutwumvisha ko wabishyize muri famiye, wabishyize muri famiye ntiyumvira famiye, umukubitiye mu muhanda. Tubizi niba ari bubyumve cyangwa atari bubyumve, ubivugiye ku itangazamakuru ko agomba gutandukana na Silas. Ntituzi niba ari bubyumve cyangwa atari bubyumve, ahubwo ikiri bukore n'iki gituma umugabo wawe ahinduka. Mu kiganiro wakoze utuntu twose wavuze njyewe nagiye ntumva, hari umubabaro wahuye nawo w'urugo ndabyemera, ariko reaction yawe mu muhanda ntabwo nayemera rwose. N'umuntu nkurikiye uri bushyigikire ko kuba warayirwaniye mu muhanda byumvikana, ntago nemeranya nawe. Ntago nemeranya n'umuntu wavuga ngo nibyo rwose wagombaga kumukubitira mu muhanda. Uyu we ntago turi bwemeranye, yaba ari umugore yaba ari umugabo. Gusa agahinda ushobora kuba warahuye nako ndakumva. Umugabo wagutwara 150, ubwo n'umugabo w'umujura mu rugo uterura ibyo mu rugo akabisahura, umugabo ugira ikigara agenderamo, umugabo ukina kiryabareza, umugabo ukina biyara, umugabo ukina ko akadege ko sinza kari ko, umugabo ubetinga. Ibyo bintu byagukomeretsa umutima pe, byagukomeretsa umutima. Ariko shoje mvuga ngo ntago igisubizo cyari ukurwanira mu muhanda. Shuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana n'abane namwe. Turabasuhuje abameze neza, Imana ibakomeze, namwe batameze neza ni mwihangane. Nukuri nanjye bari bwumva ijwi ryanjye nibibatungure, akagripe kaba karabaye akagripe,
ariko buke buke turi kugenda tumera neza. Nawe rero waba warahuye n'aka kavura, waba warahuye n'iki ugahura n'uburwayi, turagusaba gukomera, turagusabira kwihangana, humura kandi n'imiti irahari, cyangwa ushaka akaravumba winywere, byose birashoboka umuntu agakira. Ariko ujye no kwa muganga mituweli irahari, ujye kwa muganga bakuvure, biremewe. Rero ndaje none ahangaha tuje ku nkuru ya wa mudamu wakubise umugabo mu muhanda. Nabivuzeho mwarabibonye, hari no ku yandi macano babimbajijeho ndababwira, ariko hano kuri Mama Mignone Official inkuru twumvishije nuko uyu mudamu yasabye imbabazi. Yasabye imbabazi, yazisabye abanyarwanda bose, yazisabye famiye y'umugabo, yazisabye famiye ye, avuga ati yaba abiwacu, basaza banjye, barumuna banjye bose barangaye, nanjye ubwanjye narigaye, ati kwa mabukwe barangaye, ati nabikoreshejwe n'umujinya. Inkuru y'urugo rwe yagiye hanze byose kuko asa naho yabivuze, ariko nshuti bakunze ba Mama Mignone Official, nkurikije n'ikiganiro wenda yaba yakoze anavuga ibyabimuteye cyangwa ibyabaye, utuvideo tumwe na tumwe ndagenda nducishamo mugende mutubona. Ariko reka mbabwize ukuri bantu munkurikiye, buriya nugira n'umujinya uzagira umujinya ubasha gukontorora, nugira umujinya ntuzagira umujinya w'umuranduranzuzi, nugira umujinya uzagira umujinya uvuga uti ese ibi bintu ngiye gukora ubundi bifite agaciro. Inkuru numvishije nuko ziriya ntambara, iriya mirwano ngo yabaye saa 9 z'ijoro. Hari ikiganiro nigeze gukora ndababwira ngo nimureke kuba abapolisi b'abagabo banyu mw'abagore mwe. Rero ndi kuvuga gutya, abagore ntimukajye mugira ngo ndabatoteza cyangwa se ndabarwanya, ahubwo ndashaka ko tugira imiryango myiza, kubera ko iyo urugo rusenyutse mbyemera 100% ko impande zose zibabara, ariko umugore ababara cyane kurenza umugabo. Sinzi niba icyo kintu mutarakibona. Bamama munkurikiye, nukuri nimureke tugaruke ku muco, twiga umuco, tumenye yuko umva ibintu byaba ibyaryo byose. Namwumvishije uriya mu mama aragira ati umugabo wanjye yabaga yagiye muri betting yajyanye n'umugabo bita Silas. Ikintu bita ikigare sinakibabwiye ko ikigare kijya gisenya, ariko no kuvuga ngo Silas ni ushuka umugabo, ariko umuntu w'umugabo baramushuka ubundi, ku buryo wavuga ngo namwiyamye kongera kuvugana na Silas. Umuntu w'umugabo baramushuka. Ese wowe kwitashukika? Arashukika se? Nta bwenge uyu mugabo w'iwawe agira sha? Nta bwenge umugabo wawe agira? Rero nyine iyo tuje kuri kamera hari ibintu tuvuga bitari ngombwa, bitari binakwiye. Mama reka nkwereke wenda ahangaha rwose imbabazi twaziguhaye, ariko iyo uvuga ntunashyirishemo umugabo wawe cyane, ukaza wisabira imbabazi z'ibyo twabonye n'ibyo twumvishe, ariko umugabo wawe utari kumushyirishamo, kuba wavuze ngo umugabo wawe ngo yakuye amafaranga ngo 150 kuri telefone yawe, ngo abyohereza kuri telefone ya Silas kugira ngo bajye gukina akadege ngiye sinzi icyo ari cyo. Aho ngaho wamaze gushyirishamo umugabo wawe ko ashobora kuba yakwiba cyangwa agasahura urugo. Igari ko umugabo wawe yakwibye 150, ubwo ni umujura. Urongera uragira uti umugabo wanjye yari hamwe na Silas. Umugabo wawe donc urashaka kutubwira ko atagira ubwenge, undi muntu wo ku ruhande witwa Silas ari we umuyobora. Sha mama reka nkubwire, nago wenda ngambiriye kugukomeretsa, ariko navuga ngo nimureke tujye tuvuga ibivugika. Iki kintu mpora nkibwira abagore, niba hari ikibazo cyavutse mu rugo ugiye gusaba imbabazi, uzazisabe ku giti cyawe, ntuzashinje undi ibyaha. Y'abantu bankurikira cyangwa se meme nabo tuganira mu gikari, shima ko hari abampamagara tukavugana mu gikari. Niba
hari ibibazo byavutse mu rugo, ibi bibazo byavutse ukaba uri gusaba imbabazi, saba imbabazi wivuye inyuma, usaba imbabazi uvuga uti mugabo narakosheje, mugabo nararengereye, umugore ntiyitwara kuriya, umugore ntamanika akaguru mu muhanda, umugore ntabwo avuga ngo bampamagara ndi nyoko. Ibi bintu ntabwo wagombaga kubivuga, ibyo bintu ukabisabira imbabazi, ukavuga uti ndasaba imbabazi umugabo wanjye, ndasaba imbabazi abanyarwanda bose, ndasaba imbabazi umwana mpetse, ndasaba imbabazi mabukwe kuko witije izina nyoko rirumvikana, ndasaba imbabazi mama wambyaye, ukamanza ugacira bugufi n'abagore, kuko abagore benshi nibo bahise bagira ipfunwe kuri iki kintu. Abagore benshi nibo bagize ipfunwe kuri iki kintu, kuko twaravuze ngo kwa kundi abagabo bavuga ngo abagore bashyizwe imbere, abagore bitwaje uburinganire, abagore babahaye ijambo, abagore babahaye butamwa bongeraho na ngenda. Ni ukuvuga ngo abagore nitwe twakomerekejwe kiriya. Wagombaga gusaba imbabazi umugabo wawe, ugasaba imbabazi umwana wari uhetse, ugasaba imbabazi mama wakubyaye, ugasaba imbabazi nyoko bukwe, ugasaba imbabazi abanyarwandakazi, ugasaba imbabazi isi yose cyangwa se abanyarwanda bose abari gukurikira biriya ku mbuga nkoranyambaga bose, ukabasaba imbabazi, ndetse ugasaba n'imbabazi ubuyobozi. Ubuyobozi impamvu ubusaba imbabazi nizi, ubuyobozi urabusaba imbabazi kubera ko uyu munsi abantu bari kubutunga agatoki. Iyo yambara umugabo wabikoze uba bari muri gereza, iyo yambara umugabo wabikoze uba bari muri gereza, ariko kuko ari umugore ntago yagiye muri gereza. Ni ukuvuga ngo wagombaga gusaba imbabazi n'ubuyobozi, ukadetaye ukuri gusaba imbabazi. Iki kiganiro nubwo umunyamakuru aba ashaka ko kiba kirekire, burya wowe usubiza niwe umenya ibyo usubiza ibyo ari byo, ariko ntushyirishemo umugabo wawe ampurisi. Ubu umugabo wawe hari isura abantu batangiye kumusomamo, uti umugabo wanjye ntanagira telefone kubera iki ari iresponsable. Ni ukuvuga washatse kugaragaza ko uyu mugabo wawe ari iresponsable, doko nta responsabilité afite. Uti umugabo wanjye niyo agiye guhembwa ahemberwa kuri telefone yanjye, doko umugabo arakora akaba ari we uhembwa. Reka nkubwire rero inshuti yanjye, nyine umunyamakuru ntakadushuke, hari igihe wisobanura ukanisobanura nabi, njye mbabwiza ukuri. N'aka kantu ko kuvuga ngo umugabo arahembwa, umugabo arakora akaba ari we uhembwa, nabyo byagaragaje nyine ko hari ukuntu umugabo ushobora kuba umukanda, hari ukuntu wavuze ngo ntagira na telefone. Ahangaha twese turimo turabyumva, ushobora no kuba warayimubujije. Ntabwo ndi kugutera amabuye, nta nubwo ndi kugutunga urutoki, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki: hari ibintu utagombaga kuvugira kuri kamera, mu rwego rwo kwisobanura neza, no mu rwego rwo kwikuraho icyo cyasha, no mu rwego doko wari kuza usaba imbabazi, ntugirekeho ubundi bugambo bwinshi. Hanyuma rero wa mumama we, reka nkubwire n'abandi bamama mwese mukubita abagabo banyu, hari akantu numvishe Kenisi yavuze ninkabona ndaza kukabashyiriramo, ari kuvuga ati uyu mugabo ahubwo abagore benshi bari bumushake kuko yagaragaje ubupfura no kwitonda. Uyu mugabo ni ukuri, hari n'undi mumama wabivuze aka kantu ndaza kukabashyiriramo. Niba byari bigeze saa 9 z'ijoro bari kunywa, bari kubetinga, we akabasha kwikontorora ku buryo atagusubiza urushyi kandi yitwa ko yasinze, kuvuga ngo yarakubonye umutima uhita ugaruka, weho kuki wamubonye umutima wawe ntugaruke, ntiwumve ko utagomba gukubita umugeri. Uyu mugabo afite kontrole kukurenza. Bisobanura iki? Naho mwaba muri gukora amakosa mwese, kuko mu rugo n'ubundi baravuga ngo ntazibana zidakonyimanya amahembe, ariko ntabwo bari nk'ababa bari kuvuga, baba bari kuvuga abantu mu rugo, kandi haba utuntu twa hato na hato. Ni ukuvuga ngo ikigaragara umugabo wawe ari kontrola, weho umujinya wawe nturabasha kumetiriza. Kandi umugore kubera ko ari we mutera amahoro, ni ukuri ndakwinginze ngo umujinya wawe uzabashe kukontorora, uzawugabanye.
aha hantu ndumva ashobora kuvuga ibintu byinshi, kuko ubundi bajya bavuga ngo ntawivuga mabi kandi ameza ahari, kuvuga ngo nta kindi kibazo mwari mwarigeze mugirana mu rugo, ariko warangiza ukaza kwikontorodiza uvuga uti n'ubundi bose bari babizi, no muri famiye ye bari babizi ko kubetinga ari byo biduteranya n'iki byose. Amaherezo yabyo ubundi ni ayahe? Umugabo wawe washatse doko watubwiye yuko buriya ni addicted kuri iki kintu cyo kubetinga, yari addicted doko, ni ukuvuga ngo byamubereye ibiyobyabwenge, kubimukura ahubwo byagorana. Niba warabishyize muri famiye, kuko ubwo washatse kutwumvisha ko wabishyize muri famiye, uwabishyize muri famiye ntiyumvira famiye, umukubitiye mu muhanda. Tubizi niba ari bubyumve cyangwa atari bubyumve, ubivugiye ku itangazamakuru ko agomba gutandukana na Sirasi. Ntituzi niba ari bubyumve cyangwa atari bubyumve, ahubwo ikiri bukore ni iki gituma umugabo wawe ahinduka. Bisobanura ngo n'undi munsi niwongera kumubona na Sirasi, ubwo Sirasi reka tumwite umwanzi w'urugo, Sirasi ubwo ni umwanzi wa famiye yawe, sibyo se? Tubifate gutyo ko Sirasi ari umwanzi wa famiye yawe, ko ari umuntu udashaka ko famiye yawe izamuka, famiye yawe idatera imbere. Okay, Sirasi se ni inshuti ye mu bwana, ni inshuti bahuye bakuze, ni mwene wabo ku ivuko, ni iki? Erega twese turaziranye abanyarwanda, ni ukuri turaziranye. Ibyagiye mu muhanda buriya mu gikari biba byarakomeye. Kuvuga ngo ni ubwa mbere byari bibaye, ntabwo nabihamya ijana, ntabwo byo nabihamya. Buriya wenda nibyo twabonye, ibyo tutabonye bishobora kuba ari byo byinshi. Iyo yahuye na Sirasi wenda n'ubundi arara ku migiti. Imigiti se muzi icyo ari cyo? Imigiti ni inkoni nyine n'ibibando. Kuko Sirasi urumva yakubereye ikigeragezo kuva na kera, wenda ni ukuva ugishaka simbizi, ariko niba Sirasi yarakubera icyo kigeragezo ukaba usanzwe ubizi, n'ubundi nukurikirana uraza kuzamenya yuko iyo yahuye na Sirasi buriya n'ubundi mu rugo biba byakaze. Hanyuma rero dutegereje verisiyo y'umugabo, ariko icyiza turi gukuramo ngiki nuko ho n'umugabo mwamaze kwiyunga, mwanavuganye. N'umugabo ashobora kutemera yuko umugore we bamushyira muri gereza, kandi si byiza. Ahubwo ubuyobozi namwe mutubwire, ni byiza ko abantu bumvikana, ariko ibi bintu ntabwo ejo mu gitondo umugabo azakubita umugore akamukubitira mu muhanda kugira ngo barebe koko niba umugabo ari buhanwe, kandi hari umugore wakubitiye umugabo mu muhanda we ntahanwe. Aka kantu muze kukansobanurira abantu munkurikiye. Niba umugore yakubitiye umugabo mu muhanda, umugore ntahanwe, ejo umugabo nakubitira umugore mu muhanda, nawe ntabwo azahanwa cyangwa azahanwa. Aka kantu rero ubuyobozi nibwo bwo gufata icyemezo. Ntabwo turi kubashinja, ntabwo turi kugira, gusa ikiriho ni kimwe, nuko icyo twifuza nuko habaho ubwumvikane hagati y'umuryango, ariko natwe abagore tugerageze kwisubiraho. Kwikaraga cyane ntabwo biri buhindure imibereho n'ubuzima. Ngewe mu kiganiro nakoze naravuze ngo abaye ari umuvandimwe wanjye, najya nicara nsaba Imana ngo Imana imbabarire ntihazagire umenya ko tuvukana. Eresima ko nawe mu kiganiro wabyivugiye uti basaza banjye, abavandimwe banjye, bakuru banjye bose bangaye. Naravuze ngo abaye ari umwana nabyaye, najya mu buriri nkarira ngapfa ngapfuka, kuko ntago naba nzi aho uyu mwana iyi mico yayigiye. Mama wawe wavuze ko nawe yagize agahinda, yagize umubabaro. Nta muntu n'umwe washyigikira igikorwa cyo kugira gute cy'umugore warwaniye mu muhanda. Hari ikindi kintu nongera kunenga, kuki utari kudusubiza ko utakavuze mu kiganiro wakoze? Kuki utasubiza, utari kuvuga impamvu wavuze ngo birirwa baguhamagarura nyina? Muri make igihe cyose si hose wivugiye yuko umugabo wawe nta telefone agira. None se kuki ahantu hose utatanze nimero za nyina kugira ngo bajye bamuhamagara? Ariko mureke tujye twumvikana, kubera icyo ugirana ikibazo n'umugabo ukazanamo nyina we, mama w'ubu muzanira iki? Ko ari bya bindi navuze ngo hari abagore basuzugura ba nyirabukwe, cyangwa bakabasuzuguza, cyangwa bakabateza isi.
akirwa akamubeshyera. Mbabarira umubwiza ukuri, ririya jambo ryo warivugiye iki kintu ndagusabye uzambabarira ugisubize nacyo, uzambabarira usubize impamvu yatumaga uvuga ngo mwirwa mumpamagara ndi nyina, birwa bampamagara ndi nyoko, birwa bampamagara ndi nyoko. My God, yewe reka mbabwire, bajya bavuga ngo hari ababivuga ngo isi igeze ku musozo, abandi bakicara ngo ariko uyu mwaka uzagira amezi angahera, ngo si uyu mwaka uzarangira, abandi ngo yanga uyu mwaka uzagira amezi 18. Hari n'uwo nabonye wanditse muri comment ngo uyu mwaka noneho uzagira amezi 6, ngo urangiye vuba kabisa, kubera ngo ibyo turi kubona bari bashyizeho akavideo kawe mama. Rero ibintu byose dukora ubu ngubu imbuga nkoranyambaga zaratumenye, ibintu byose dukora telefone irafotora igashyira ku karubanda. Ariko nshuti bakunze ba Mama Mignone Official, nabwira umugore ngo gira icyubahiro, ugire no kugandukira uwo washatse cyangwa uwagushatse, umenye yuko umugore ari mutima w'urugo, umugore ari umunyagikari, umugabo akaba myugariro, umugabo akaba uw'icyubahiro cyinshi, umugabo akaba inkingi ya mwamba mu rugo. Uyu mugabo ntiyakwemera gusenya urugo, niyo mpamvu ari we muri gukundana weho n'umugabo wawe n'umwana wawe, uko muri batatu ngo nimwe muri gukundana. Abandi bose aho uvuka naho washatse hose baguteye amabuye, n'igihugu cyose cyaguteye amabuye. Ariko nshuti bakunzi bacu, hari aho nabonye umuyobozi arimo avuga ati nta kindi gitera ibi byose ni ukubera inzoga. Umugore wanyweye inzoga n'umugabo yanyweye inzoga, ni ukuri bagomba kuzarwanira mu muhanda. Inzoga nazo nimureke tuzigabanye. Kuvuga ngo amafaranga yari yayafashe ayashyira kuri telefone yiwe, ibyo bintu niba wabibonye na saa 9 z'ijoro, iyo uryama ukaryamisha n'uwo mwana. Nanone hari ikindi kintu mvuga, iyo iyi jipo wari wambaye gutega uyu mwana akikubita muri uriya muhanda wa kaburimbo, mama, wari kuvuga yuko umugabo ari utumye umwana wawe apfa? Uyu mwana ko wamuteye umubabaro, ko wamuteye agahinda, njye narabivuze mu kiganiro nakoze rwose unyumve neza. Navuze ati niba ari umukobwa abantu bazavuga batafite amarere nk'aya nyina, niba ari umuhungu azatinya gushaka avuga ati nanjye umugore atazajya nkubitira mu muhanda nk'uko papa yakubitiwe mu muhanda. Uyu mwana iyo utamuheka, iyo ujya gushaka umugabo wawe udahetse umwana ukamusigira umukozi, kurikije uko wabivuga ufite n'umukozi mu rugo, ngo no kurya bya hari akantu bavuze ariko koko mpita numva ko haba harimo nyine no kwidefanda nyine 100%, ngo no kurya ngo byari ikibazo se gute kandi wari wakoze, ngo wari uri mu kazi, kurya se gute? Ikifu cyawe se n'icy'umwana byabananiye kurya? Sindi bugutera amabuye, n'agahinda kawe ndakumva, ariko nubwo agahinda kawe nkumva, birakwiye kujya kurwanira mu muhanda. Ese iyo umutegereza ukamukubitira mu rugo, wari ugiye kumucyura? Ese ko hageze aho kugira ngo umucyure ugakubita, ahubwo akaba ari uzajya kubwira turira moto utahe? Hari akantu bavuze ngo ko ntibakafashe, barafashe se barasimbuka? Ntago basimbutse, bagereje hahandi wari urekeye aho gukubita utangiye kureba muri telefone. Ubwo wenda ushobora kuba waratuvuze nyuma abantu bamaze kukubwira batirekeraho. Ariko shano kuri Mana, iki kiganza cyawe ntikizongere kuzamuka gikubita umugabo, yewe guhera uyu munsi ungiriye neza n'umwana wazirinda kuzamura ikiganza umukubita, ahubwo bose ukajya ubabwiza ururimi, kuko buriya inkoni irica ntago ivura ingeso. Ariko wamuhaye amashyi nziza zo mu matama, shamba yaga umugabo, ngo icyatumaga atagusubiza harya ni ukubera yuko ngo yarazi amakosa yakoze. Oya, uyu mugabo azi kwikontorora, naho umugabo yaba mu makosa 100%, ntago wamukubita urushyi rwa mbere ngo umukubite urwa kabiri, umukubite urwa gatatu arike kwiva mu rushyi, ahubwo yamenye kwikontorora, amenya no kuvuga ngo njye nindumanika ndarara mu kagari zinkera gutabara ntiziri bundeke. Nimureke tugire umuryango mwiza, tugire umuryango uri mu rukundo ruzira mbireka, tugire umuryango uri mu rukundo ruzira uburyarya. Cyakora ndagushimiye, sinasoza iki kiganiro ntagushimiye ko wasabye imbabazi, ariko uzatera intambwe ikomeye cyane. Nushaka uce mu gikari jyewe nshyiraho nimero zanjye, uzace mu gikari nkubwire ukuntu uzasaba nyoko bukwe imbabazi, kandi ntuzazimusabire kuri kamera
nkugiriye n'inama ifatika wareka gusubira kuri kamera uvuga kuko ubu utumye urugo rwawe abantu bagiye kurwaniriza ndetse n'abaturanyi bawe babimenye ko umugabo agucunga ku jisho agahita afata amafaranga yari ari kuri telefone akayiyoherereza. Nkurikije uko nabyumvishije wavuze ko umugabo yakubwiye ngo uhindure pasiwadi kubera ko umugabo wawe nyine yabaye addicted kuri kiriya kintu. Ndakwinginze nshuti yanjye naho utamvugisha yewe ushake n'abandi bakansara bakugira inama kuri kamera uretse kongera gusubiraho, cyangwa nusubiraho uzasubireho uri n'umutware wawe muvuga ibyiza utamushinja ibyaha, ahubwo weho nk'uwagaragaye mu ikosa kuri kamera aba ari we uzishinja icyaha unagisabira imbabazi. Aba ari we uzishinja icyaha unagisabire imbabazi. Umugabo ntumushinje ibyaha kuko nta byaha bye byagaragaye kuri kamera, kuko kumushinja icyaha ni kwa kwishyira hanze n'ubundi kugaragaza ko mu rugo rwanyu rusanzwe rurimo amakimbirane. Umugabo ukubwira ngo uhindure pasiwadi nuko n'ubundi ibyo bintu bisanzwe bibaho n'ubundi mugaserera. Umugabo wavuze uti Sirasi wamuvuze rimwe umuvuga kabiri, uyu Sirasi wakomeje kuvuga ni ukuvuga ngo kuva yamenyana n'umugabo wawe nta mutekano wigeze uba mu rugo rwawe, sibyo? Iyo umugabo yagiye mu Kiryabarezi nako mu Kadege, iyo umugabo wawe yagiye mu Kadege nta mahoro aba mu rugo rwawe, nyine wamaze kugaragaza ko mu rugo rwawe harimo ikibazo cy'amakimbirane kuko wamaze kuvuga yuko wakigejeje no ku muryango. Bisobanura ngo umugabo wawe ashobora kuba atari yumva, ashobora kuba atari yanyurwa. Gusa reka nkubwire, iyunge n'umugabo ariko ntugaruke kuri kamera umushinja ibyaha, ahubwo uze kuri kamera we ukomeza kwisabira imbabazi. Nakubwiye abo usaba imbabazi, usabe nyoko bukwe imbabazi kuko wamubwiraga ngo barinda bampamagara ndi nyoko. Izo zo nazo uzazisabire kuri kamera kuko wabivugiye kuri kamera, ariko nakwigisha ubundi bwenge bwo gusaba nyoko bukwe imbabazi utavugiye kuri kamera. Uzamucire bugufi uriya mubyeyi, ni ukuri uzamucire bugufi umusabe imbabazi, kandi nyoko bukwe yagize agahinda kuko yabonye ko n'umwana wabanye n'agahinda. Umwana ukubitwa umugabo ukubitwa n'umugore sha, ni ukuri. N'abashiki be bababaye, witonde, n'abashiki be bababaye, musaza wabo kumufata ukamuhereza inshyi zo mu bwanwa kuriya. Aha, Mana nyagasani, yewe ubona iki kiganiro kuza kukikugezeho rwose. Ariko reka nkubwire, ni ukuri ugukunda n'umujyanama mwiza akugira inama z'uburyo uri busabe imbabazi famiye y'umugabo. Nyuma yo gusaba famiye y'umugabo imbabazi, uzasabe na famiye uvukamo imbabazi. Ibi ni ibintu uzakora udaciye kuri kamera, ni ibintu uzakora wowe ubwawe. Hari akandi kajambo numvishije mu kiganiro wakoze, Mana ndi kujya guhagarika ikiganiro nkumva karaje ngo hari akandi kantu numvishije uri kuvuga, harya nagakiti ntago ndi kwibuka, ntago nkibutse, kanciyeho. Ariko mu by'ukuri mu kiganiro wakoze utuntu twose wavuze njyewe nagiye ntumva. Hari umubabaro wahuye nawo w'urugo, ndabyemera, ariko reaction yawe mu muhanda ntabwo nayemera rwose. N'umuntu nkurikiye uri bushyigikire ko kuba warayirwaniye mu muhanda byumvikana, ntago uwo nemeranya nawe. Ntago nemeranya n'umuntu wavuga ngo nibyo rwose wagombaga kumukubitira mu muhanda. Uyu we ntago turi bwemeranye, yaba ari umugore yaba ari umugabo. Gusa agahinda ushobora kuba warahuye nako ndakumva. Umugabo wagutwara 150, ubwo n'umugabo w'umujura mu rugo uterura ibyo mu rugo akabisahura, umugabo ugira ikigare agenderamo, umugabo ukina Kiryabarezi, umugabo ukina biyara, umugabo ukina ako kadege ko sinzi akari ko, umugabo ubetinga. Ibyo bintu byagukomeretsa umutima pe, byagukomeretsa umutima. Ariko shoje mvuga ngo ntago igisubizo cyari ukurwanira mu muhanda. Shoje mvuga ngo nta nubwo ari ngombwa ko wagombaga gukubita uriya mugabo, meme no mu rugo ntiwagombaga kumukubitiramo, ahubwo nk'uko wari wabigejeje mu muryango. Iyo uhamagara umuryango noneho n'ubuyobozi ukababwira uti ndarushye ndarambiwe, noneho yageretseho no kunyiba 150. Ariko nturwane
nta mugore urwana shahu, nta mugore urwana, reka njye mbabwiza ukuri kandi mumbabarire mu nyumve, nta mugore urwana. Gutongana muratongana ndabyumva, kuvugana nabi mwavugana nabi, ariko kurwana oya pe, kurwana oya. Nubwo wavuze ngo ni ubwa mbere byari bibaye, ariko reka nkubwire ntabwo wabikora ari ubwa mbere ngo ubikorere no muri ubuhame, buriya hari n'ahandi mukubita. Ashobora kuba gukubita nawe ukamwishyura, ariko mujye mubikorera mu cyumba nyabusa n'umwana wawe ntakabimenye, ariko umwana wawe yarabimenye, n'isi yose irabimenya, ari mu mugongo ariko azabimenya, kuko utu tuvidewo noneho baducagaguye ari twinshi, Imana we, twacagaguritse ari twinshi, umva n'ibihugu by'amahanga byose biri gushyiraho. Njyewe nabikurikiye nsanga utu tuvidewo tumaze kujya ku masosho media arenze izo nari maze kubona, ni amasosho media arenze 40 ingahe. Bari gushyiraho nyine kariya kurwana mu muhanda, ariko ni benshi, abinaha, abo hanze, aba diaspora bose bagiye bagakurura, noneho hari n'abari kugakinamo filime. Ibaze ko hari n'abari kugakinamo filime, hari abahise bagakinamo filime, akubita bampamagara ndi nyoko, hari abari kugakinamo filime. Nimushaka mumbwire nkabereka abari kugakinamo filime, abazakenera kukareba rwose muzambwire nkabereke. Sawa rero, ibiganiro byacu nakagaruka, ariko nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, nta mugore urwana, nta mugore utukana, nta mugore wabiza nyirabukwe ku musozi mu ijoro imbere y'inkeragutabara, kirazira kikaziririzwa. Kandi umugore kubera ko ari mutima w'urugo, umugore kubera ko ari umunyebanga, ntabwo akwiye na rimwe gufata ibye ngo abishyire ku musozi. Oya, ibyaha bimeserwa mu gikari. Na biriya bagushutse ngo uze kuvuga kuri mikoro, hari byinshi utagombaga kuvuga, ni ukuri nkubwiza ukuri, hari ibyo utagombaga kuvugamo. Gusa wihangane kandi ukomere, igikomere cyawe twacyumvishije cy'uyu mugabo ukora ayo makosa yose, ariko nshuti y'Imana ntabwo wagombaga kureyajisa kuriya, kandi ugira umujinya ukontorora, ejo umujinya utazakurenga ugafata n'icyana uriya mugabo yabyaye ukagikubita hasi utisanga skosha mujye kubetinga mwembi. Wanabikora ariko buriya kubera ko umujinya nyine ngo gukoresha byinshi, ariko imijinya yacu twiga kuyikontorora. Abakunzi ba Mama Mignone Official, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.